Dore makuru ajyanye n'ubuzima aho Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko abantu bagera kuri 300 aribo bamaze kumenyekana ko bahuye n'abanduye virusi ya Marburg kuri bimaze guhitana abantu 6 mu Rwanda. Bindi kuri inkuru turabyezwaho na Bosco Kwizera. Murakoze tubahaye ikaze. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku cyumweru, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yagaragaje uko abagize ibyago byo kwandura virusi ya Marburg barimo gukurikiranwa. Bari abantu 300 barimo ibyiciro. Hari aba hafi bahuye uvuga ngo uyu muntu twabanaga mu cyumba, hari n'undi bahuriye mu nzira ntibanasuhuzanya. Twageze ku urwo rwego rwo kugera kure hashoboka, niyo mpamvu baragenda banaba benshi. Abo bose rero ntabwo wabafata ngo bahurize hamwe. Ikibazo gishobora kubamo nuko wa wundi wa hafi ashobora no kwanduza n'uwaje atanayifite. Ibyo nabyo ni nuko bireba. Hari rero icyiciro cy'uwo twabwiye ngo gumaha wirinde ibi, nubona iki urakora iki. Hari nabo twavanye aho bari tubajyana aho bakurikiranirwa hafi kugira ngo turebe niba tazana ibimenyetso vuba ku nyungu ze ariko no kunyunguza abandi. Icyo turi gushyiramo ingufu cyane nuko izo contacts duhita tuziha n'ibipimo test, kuko iyo umaze gukora test nibwo umenya ngo uyu muntu ararwaye cyangwa ntarwaye. Contact yose cyangwa ufite ibya bimenyetso wese, aho kugira ngo tumubwire ngo utegereje tuzarebe niba utazarwara, ahubwo duhita tumukorera test na nyuma y'iminsi tukaba twamukorera yindi. Nibwo buryo bwiza bwo kumenya urwaye n'utarwaye. Bijyanye n'ikiguzi byose niko bigenda habaye icyorezo nk'iki. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ku rukuta rwe rwa X yijeje u Rwanda ubufasha bw'uyu muryango mu guhangana n'iyi virusi. Uhagarariye OMS mu Rwanda Dr. Brian Chirombo aragaruka kuri ubu bufasha bemerera u Rwanda. A team of 7 experts will be coming in, and this team will be integrated into itsinda ry'abantu barindwi impuguke baragera vuba mu Rwanda, kandi iri tsinda rizinjizwa mu mikorere yateguwe. Ikindi kandi hari n'inkunga zinyuranye, nk'urugero tugiye gutanga ibikoresho byo gupima kuko ni ingenzi cyane muri kino cyiciro, nibwo leta imenya ko icyorezo gihagaze. So some of those we have already made arrangements being flown into the country, some will be arriving I think hari n'ibindi binyuranye biri burare bigeze mu gihugu muri iri joro, ibindi ejo n'ibindi mu cyumweru gitaha. Hari n'ibindi bikoresho tugiye gutanga bikumira ubwandu ndetse n'ibikoreshwa mu kuvura. Byose hamwe n'ibyagenewe abarwayi basaga 500 ba Marburg. Equipment and supplies that can be used to treat. So that's the initial equipment that we're expecting in the next few days. A group of 500 patients who have Marburg. Minisitiri w'Ubuzima arasaba Abaturarwanda kudakuka umutima, ahubwo bagakomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe ariko bubahiriza n'amabwiriza yo kwirinda. Ndafata urugero rwa COVID cyane kuko yacaga mu cyane mu buhumekero, aho umuntu abaga ari icyumba gifunze ugasanga n'uwo mwuka urimo umuntu arahumetse. Kuri iyi ngiyi cyane ni close contact ku maraso, amatembabuzi cyangwa ku bikoresho by'umuntu warwaye. Cyane nasobanura impamvu abaganga aribo banduye kuko bahorana n'umurwayi muri ICU, abamo niyo waba uri protected cyane bishoboka byose ntabwo kaburaho gato umuntu bamwirirwanye uri kumusubiza mu buzima. Rero abantu be gukuka umutima ngere mbisubiremo, ibyo bigwamaze kudufasha kubigabanya, kuko ahenshi kiri turasa nk'abatangiye kuhabona imizi yacyo yose. Ntabwo twashyiraho amabwiriza abangamira ubundi buzima bw'abantu, kuko nabyo ntabwo ari byo buryo bwiza bwo guhangana na Marburg. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi ku barwariye amavuriro atandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse n'izo guherekeza abo yahitanye ari leta ibyishyurira. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg birimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana, bakunzi ba Jeanne Gentille, bakunzi bava mu byaha TV, ndabashimiye cyane uko mwakomeje gukurikira va mu byaha TV. Subscribe zarazamutse ariko abatarazikora bashya bongere bagerageze bakoreho. Subscribe zizamuke cyane, like mugerageze, share na comment turabikeneye. Turabashimiye aho mugejeje mudukurikira, ariko turacyakeneye abandi badukurikira kuko ibintu tubabwira ni ibintu byiza, ni ibintu bibakura mu byaha bibajyana mu bugingo, ni ibintu bituma
muzabona ubugingo bw'iteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Rero iyo tubabwira kuva mu byaha, tuba tubabwira ibintu byiza bitabakura umutima, ahubwo bituma mubaho neza uyu munsi no mu gihe kizaza. Nk'uko bisanzwe rero, mbere yuko ngira icyo mbabwira, reka mbanze nsenga Imana. Uwiteka Nyiringabo, Imana muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimye ndaguhimbaje, we waturinze iminsi yose yatambutse, we waturinze iri joro, ibyahigaga umubiri n'ubugingo byari byinshi, ariko Uwiteka Imana turagushimira yuko waturindiye umubiri n'ubugingo, tukaba tukiriho tukiri bazima, Satani atabishaka, abakozi ba Satani batabishaka, abazima babi batabishaka, abarozi batabishaka, abajura batabishaka, abicanyi batabishaka, ariko wowe Mana kuko wabishatse turiho. Wavuze ngo tubeho tubaho, wavuze ngo turamuke turaramuka, iyo uvuze ngo turye turarya, iyo uvuze ngo twambare turambara, ni wowe utubeshejeho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye rero abarwayi wakijije, tugushimiye abakene wakenuye, tugushimiye Mwami Imana ababyeyi babyaye, kandi tugushimiye n'ibindi byabaye byose, kubera ko ujya wemera ko bibaho, waravuze mu bibaho byose dore tugushima. Uwitwa Yobu we yaragushimye kugeza ku munota wa nyuma, ubwo ibintu byamushiragaho, abana bakamushiraho, n'umubiri we ukarwara, aravuga ngo azarinda apfa atikuyeho kuba inyangamugayo. Turagushimye ku bwa byose rero, nubwo iyi si turemereye, nubwo iyi si itatworoheye, indwara z'ibyorezo zirahari, ubukene burahari, barimo amadeni, abarwariye mu ngo no kwa muganga baracyahari, imfubyi n'abapfakazi baracyarira, ariko turagushimye muri byose kuko uri Imana iducira kanzu. Waravuze ngo nta kigeragezo kizaza kitari rusange mu bantu, ngo ahubwo hamwe n'ibitugerageza uzajya uducira kanzu, ngo kugira ngo tubone uko twihanganira ibyo bigeragezo. Ibitubabaje biracyahari, ariko uri Imana iduhumuriza, uri Imana iduha amahoro. Yesu yaravuze ngo ntaduhaye nk'uko ab'isi batanga, ngo adusigiye amahoro, ngo amahoro abane natwe. Natwe rero twishimiye ayo mahoro, nubwo ibibazo bihari, ariko imitima yacu iratuje. Turabigushimiye Mana, dukomeza kukuragiza abanyamibabaro ku rwego rurenze, kugira ngo urusheho kubarwanira no kubahumuriza no kubacira kanzu, kubohereza Mwuka Wera wo kubahumuriza, abamarayika bo kubarindira mu kigeragezo, kugira ngo bazagisohokemo amahoro badatsinzwe n'urubanza. Urakoze rero Mana nziza, waravuze ngo hahirwa uwihanganira umugerageza byose, ngo kuko namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo wasezeranije abagukunda. Urakoze, turagushimye ko tukiriho, ko tugihumeka. Iby'ibibazo Mwami ntabwo byadukura kuri wowe, ariko kuba tugihumeka turagushimye, kuko abapfuye bo ntibabishobora, ariko twebwe abagihumeka tuguhaye icyubahiro kigukwiriye. Shimwa kandi uhabwe icyubahiro kuko kiturinze, shimwa kandi uhabwe icyubahiro kuko kitugaburira, shimwa kandi uhabwe icyubahiro kuko kitwambika, shimwa kandi uhabwe icyubahiro kigukwiriye ku bwa byose wadukoreye. Tukuragije ikiganiro rero n'ubundi kugira ngo abacyumva bose bagire icyo bakuramo kibafasha, kibubaka, kandi Uwiteka urushaho kwitegura kugaruka k'Umwana wa Yesu Kristo. Urakoze, ndagushimye, ngwino ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Uno munsi rero nabateguriye ikiganiro cyo kubibutsa ko turi mu minsi y'imperuka. Namwe abanyarwanda n'abari hirya no hino ku isi, murimo kumva ko mu Rwanda haje icyorezo gishyashya cyitwa Marburg, gikurikiranye n'icyitwa Monkeypox, byose bikurikira coronavirusi. Hari n'ibindi bya Ebola byabanje. Ese ibi byorezo byaba bipfaniki? Ese ibi byorezo byaba ijambo ry'Imana ryarabivuzeho? Ni ukuvuga ngo ibi byorezo birimo bibaho, ijambo ry'Imana ryabivuzeho, kandi noneho ibi byorezo byose bigenda ari uruhererekane. Muribuka ikiganiro nakoze ubwo banyirukanaga mu kazi mu mwaka w'ibihumbi 2022, ubwo banyirukanaga nzira ko nanze kwikingiza inkingo za coronavirus. Hari ikiganiro nakoze, ndagira ngo ngarure agace gato kuri icyo kiganiro, mbibutse ibyo navugaga, kandi nibwo bwa mbere nari ngiye mu itangazamakuru, ariko Mwuka Wera yari ari muri njyewe. Mwuka Wera yakoranye nanjye bikomeye, mvuga ibintu nanjye ntashoboraga gusubiramo ndi njyenyine ntari kumwe na Mwuka Wera. Uyu mwanya rero icyo kiganiro nongeye ngisubiramo, ngitega amatwi, numva ibyo navuzemo kuko nari nyobowe na Mwuka Wera. Ndumva ndabantereka mfatemo agace gato nongere mbibutse ibyo nari navuze.
hanyuma tubihuze tubisanishe n'ibi bindi byorezo biri kuza ngo monkeypox ngo Marburg mu Rwanda n'ahandi hirya no hino, ibyorezo bibi biri kwica abantu nk'uko coronavirus nayo yaje yica abantu. Kabone nubwo hari ubwo batubwiraga imibare rimwe bakavuga myinshi baduhahamura, ubundi bakavuga mikeya ntazi icyo bari bagamije, ariko mu bushakashatsi bwakozwe imibare yatangwaga ntago yose yabaga yubahirije, ntago yabaga ihuje n'ukuri. Iyo mibare rero n'ubu ngubu ku cyorezo cya Marburg barimo baravuga ko mu Rwanda hamaze gupfa abantu, ejo bundi bari barimo batubwira ko hamaze gupfa abantu 6, nyuma yaho bavuga 8, kugeza uyu munsi numvise bongeyeho 2 ngo hamaze gupfa 10. Abarwayi bo ni benshi, babaruye hamwe n'abahuye n'abarwayi nabonye bazamuye bagejeje ku bantu 300. Reka turebe twibaze ngo ese ko muri coronavirus bazanye inkingo bakaduteragura bamwe bakazanga nanjye ndimo, ese ko twavugaga tuti nyamara izi nkingo zishobora kuba zizagira ingaruka ku bantu, kandi ku rupapuro bandikaga ngo wikingize ku bushake bwawe ngo ingaruka zizakubaho uzazirengera. Noneho birashoboka ko ibi byorezo biri gukurikira coronavirus byaba ari ingaruka z'inkingo za coronavirus ku bantu bazikingije. Ntago mbizi, ni ubushishozi bwa buri wese ukibaza uti ese inkingo za coronavirus aho zimaze gutererwa abatuye isi hirya no hino mu bihugu bitandukanye, nibwo abantu bagize ubuzima buzira umuze kurusha abatarikingije. Ese abazikingije nibo bagize ubuzima bwiza kurusha abatarazikingije? Ese ibi byorezo bindi biri kuza bikurikira ikingirwa rya coronavirus abari kubyandura baba ari babandi se batikingije? Tukaba twavuga yuko imibiri yabo yaba itarabonye ubudahangarwa kubera batakingiwe. Mukore ubushishozi n'ubushakashatsi, dufatanye kumenya ngo ibi byorezo biri kuza nyuma y'inkingo za coronavirus ese birimo biribasira abatarikingije? Abatarikingije nibo birimo byibasira, tuvuge ko wenda twe tutikingije ari twe twarebye hafi kurushaho. Noneho reka mbere yuko mfata agace gato ku nkuru yabanje ivuga ku bya coronavirus n'inkingo zayo, aribwo ngewe nyobowe na Mwuka Wera nageze ku rwego nigomwa n'akazi nari mfite kandi ntafite epfo na ruguru. Muribuka ko icyo gihe nababwiraga ko ndimo n'amadeni y'umurengera, ndetse kugeza na n'ubu ngubu hari ibibazo nagiye mpura nabyo bikomoka kuri iryo ryirukanwa ku kazi. Nirukanwe mu kazi, mu rugo haba ibibazo, na n'iyi saha byatumye ntari kumwe n'umugabo wanjye kubera ibibazo by'ubukene byinjiye mu rugo. Amadeni amwe arashira ndaragaruka kubera ko abamfashaga barekereye aho kumfasha, bamaze kunyishyurira ideni nari mfite mu kazi, ariko ubuzima n'ubundi mu rugo bukomeza kuba bubi, njya mu yandi madeni yo gutunga urugo. Hanyuma ayo madeni atuma umugabo kuyishura atabyihanganira, biza kutuviramo gutandukana. Dutandukana tugurishije inzu twabagamo. Ibyo narabibabwiye mu biganiro byabanje, ariko uyu munsi ntacyo nicuza. Nk'uko na mbere umunyamakuru muribuka ambaza ngo mbese biragenda bite, umugabo nakwirukana, nubwo ako gace tutari bugakina ko nahisemo ko turakina ntago kagendanye n'ibijyanye n'uko umugabo yabitekerezaga. Ariko icyo gihe navugaga yuko aho kugira ngo nikingize inkingo za coronavirus no kuraswa naraswa, n'umugabo nashaka ko ngenda nkava mu rugo iwe ko ndamusaba impamba nkagenda. Rero kuba ubu ngubu ntari kumwe nawe ntacyo nicuza, nubwo ari ingaruka zo kwirukanwa mu kazi. Ibyo byose ni akarengane k'abana b'Imana, ni iminsi y'imperuka duhagazemo, ni ibigeragezo. Ariko nk'uko namaze kubivuga mu isengesho, hahirwa uwihanganira ibimugerageza byose, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yateguriye, yasezeranije abayikunda. Nanjye kubw'urukundo nkunda Imana, kubw'urukundo nkunda umubiri wanjye nk'urusengero rw'Imana, kuba ntarikingije coronavirus byangizeho ingaruka nyinshi, ariko ntacyo nicuza. Ntacyo nicuza, ndashima Imana muri byose. Aho igejeje ikora ndayishima. Nubwo ntari kumwe n'umugabo, iracyangaburiye, iracyandinze, iracyanyambitse, ndayishimye. Narabyaye, umwana ni muzima, nanjye ndi muzima, ibyo birahagije. Muririmbyi umwe yararirimbye ngo kuba uriho nicyo gishoro, ibindi bizemera. Ibigeragezo rero kwa y'ubu byamugezeho bimuhera ruhande,
bitangirira ku bajura bamwiba imitungo ye irashira. Ibigeragezo birakomeza bigerageza kwizera kwa Yobu, birakomeza bigera ku bana be, inzu irasenyuka nayo n'umutungo wari ugiye, ariko igerekaho no kugwira abana be nabo barapfa. Satani abonye yuko ibyo bidahagije, yinjira no mu mubiri we aramurwaza. Satani abonye ko bidahagije, yinjira mu nshuti ze ziramwanga, yinjira no ku mugore we, arindiye amubwira ngo waretse iyo mana yawe ubundi ukipfira. Nanjye rero kuba naranze kwikingiza inkingo za coronavirusi, ndengera umubiri wanjye nk'urusengero rwa Kristo, byangizeho ingaruka, ariko ni ibigeragezo bigenda bisimburana, ariko nzi ko nyuma y'ibigeragezo nzahabwa ikamba ry'ubugingo, kandi nkiri mu isi ntago bizarangira gutyo, kuko Yobu akiri mu isi nawe ntago byarangiye uryo. Yarageragejwe, arageragezwa, arihangana, abinyangamugayo, kugeza ubwo Imana yamukijije, umubiri we urakira, abana arongera arabyara, Imana imwongerera uburame, imitungo iragaruka, Imana imukubira kabiri, arahirwa bwa nyuma kurusha bwa mbere. Nanjye rero nk'uko Yobu nawe ibigeragezo byaje ari step by step, bimwe bivaho ibindi bijyaho, nanjye niko bimeze. Nirukanywe mu kazi, ibyo bivaho, urugo rurasenyutse, ndi muri ghetto, ibyo ni etape par etape, hashobora kuza n'ibindi ntazi, ariko ndashikamye, ndakomeye mu kwizera, ntabwo nzatezuka, nta nubwo nzikuraho kuba inyangamugayo, nta nubwo umubiri wanjye nk'urusengero rwa Kristo nteze kuzarwinjizamo ibintu ntasobanukiwe. Rero haje icyorezo cya Marburg, kandi iyo Marburg barimo baravuga ngo nta mukingo, nta rukingo, nta n'umuti, ariko ejo n'ejo bundi wajya kubona ukabona baraduhinduriye ngo barashaka kudutera inkingo zidukingira Marburg. Nuko nguko biza gake gake, ubu barabyivugiye ko nta muti nta n'urukingo, ariko ejo n'ejo bundi wajya kubona ukabona ngo umuti wabonetse, ngo urukingo rwabonetse. Rero reka twumve ako gace gato mu kiganiro natanze bwa mbere njya mu itangazamakuru nirukanywe, hanyuma tugahuze na Marburg, tugahuze n'ibiri muri minisiteri no mu makuru bitari ibihuha by'uko Marburg iri mu gihugu cy'u Rwanda, kandi birashoboka ko zaba ari ingaruka z'inkingo za coronavirus. Ntabwo mbihamije 100% kuko nta bushakashatsi nakoze, nta nubwo nize ubuganga, nta n'irindi sesengura rindi, ariko ni mu bitekerezo byanjye birashoboka ko ibi byorezo biri kuza nyuma y'inkingo za coronavirus byaba ari ingaruka z'inkingo za coronavirus. Birashoboka. Reka dufatanye ku bushishozi no ku busesenguzi no ku bushakashatsi kuba bifitiye ubushobozi n'ubumenyi, abantu bize ibintu by'ubuganga, bakora mu malaboratware, bakomeze gukora ubusesenguzi n'ubushakashatsi, batumenyere koko ibi byorezo ko bibaye byinshi nyuma y'uko twikingije inkingo za coronavirus birimo gucura iki. Reka mbareke mubanze mwumve ako gace, hanyuma y'icyo kiganiro, igice cy'ikiganiro muraza kumva noneho n'amakuru nyirizina atari ibihuha yo muri minisiteri ajyanye n'iyi ndwara ya Marburg. Murakoze. Ukwiye kubisimbuza gusenga. Nabikuye muri Bibiliya. Ndashaka kugira ngo noneho utwereke ese Bibiliya yawe itandukanye n'iy'abandi, kuko nibe pastor uyu munsi yarikingije, pastor wa yarikingije, akaba wajya mu rusengero akajya gusenga, abandi ba Kristo bakaba barikingije bakaba bajya gusenga uyu munsi, nta kibazo bafite. Dushaka kugira ngo turebe we wabikuye he, wabisomye mu ihe Bibiliya, wabisomye mu ihe murongo, aho hantu niho dushaka noneho kwinjira. Ntago nigeze nsoma yuko bamwe bazikingiza ngiye sinikingize, ahubwo nasomyemo yuko tugomba kurarama tukarara mu ijoro tugasenga tukaba maso. Hanyuma hara mu byahishuwe 13 naho hagenda hatubwira ko dukwiriye kwirinda ibintu byose bizaza bivuga ngo nutabikora nturajya hano, nutabikora nturajya, nutabikora nturajya. Haraho birise mu byahishuwe 13 hadusomera. Havuga yego, reka ngerageze. Tugeze rero mu byahishuwe ibice 13, hanyuma umurongo, reka duhere ahangaha ku murongo wa 11. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka,
itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyo besha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'ikiyoka ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose, itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ahangaha rero iyo umuntu bamuhaye urupapuro ngo nasinye ko yikingije ku bushake, yabyanga bigahinduka itegeko akagira naho yirukanwa mu rusengero no mu kazi ka leta, aho haba harimo akarengane, harimo n'ikinyoma. Barashaka ngo umuntu asinyire ko yikingije ku bushake kandi atari ku bushake. Niba ngo utabikoze ku bushake, bikingije ku bushake, abenshi bikingije kubera ubwoba bwo kwanga gutakaza umugati. Ariko bibaye ku bushake icyo gihe ntabwo aba ari ubushake, ni ubushake. Ariko kuri Bibiliya yaravuze ngo bajye kumukingira. Bibiliya yaravuze ngo abanyabwoba n'abatizera nta mugabane bafite mu ijuru. Bamwe rero bagize ubwoba bikingiza kubera ubwoba pe. Ariko mu bintu wanadusomeye ntaho numvisha handitse corona cyangwa urukingo. Aho nari busome hari corona ibyorezo ni muri Luka. Ariko uraza kwadusomera. Ariko sibyo bihuriye he no kwikingiza? Kwikingiza kuramenya inyamaswa kugira gute, sibyo bihuriye he? Utari kwikingiza rero kubera ko urupapuro rwajemo ikinyoma ngo nimwikingize ku bushake, birahindukira ngo nimwikingize ni itegeko. Nukuvuga ngo aho harimo ikinyoma, kandi utabikoze abuzwa kujya ku isoko, utabikoze akabuzwa kujya mu rusengero, utabikoze akabuzwa kujya ahantu henshi. Iyo rero hari ikintu runaka bari kugusaba gukora kugira ngo ubone uko ujya mu bintu, kugira ngo ubone uko ujya guhaha no gutunda, aho ngaho uri umukristo ugomba kugira amakenga. None se niba ari ibintu bishobora kugira ingaruka ku bandi, ikibazo ni iki? Ingaruka hari uburyo bwo kuzikumira. Nibwo nahoze mvuga nakurikije bwo gupfuka umunwa ngiye mu bandi ngo batanyanduza cyangwa nkabanduza. Ariko kugera uyu munsi bigaragara ko ibyo bidahagije, kuko niba abantu barapfutse umunwa bakajya bate, ntabwo byari bihagije kugira ngo abantu birinde. Byari bihagije, ahubwo nuko abanyarwanda bamwe n'abatuye isi batabashije kubikurikiza neza. Iyo babikurikiza nkanjye nta nubwo twari kwandura. Ariko urumva nyine hagomba iki gihe niba abantu batabikurikiza neza, abantu bagomba gushaka ikindi gisubizo. Ibyo ngibyo byakorewe nyine abisha amabwiriza. Naho twe dukurikiza amabwiriza yo kwirinda, ntabwo twakabaye duhatirwa urukingo. Byakabaye bikorerwa abo ngabo birengagije icyabakingira. Ariko njye sinigeze nirengagiza icyankingira, kandi saha izi sindandura. Nta nubwo nteganya kwandura, nzakomeza gukomeza ingamba zose. Ntabwo uteganya kwandura? Oya. Nimfuka umunwa ngakarabira ku gihe, nkirinda kujya mu bantu benshi tugahana intera, aho ngaho sinshobora kwandura. None se kuki ahubwo abantu batakoresha urukingo, noneho abantu bagasubira mu buzima busanzwe kugira ngo abantu bazagende bapfutse umunwa? Urukingo rero hari andi masomo nuko ntabiteguye bihagije avuga yuko imibiri yacu igomba kurindwa. Angaha mu Batesalonike naho hatubwira ko imibiri yacu tugomba kuyirinda. Ntabwo ari ngombwa kwifatira ibintu byose ngo dushiremo gutyo. Birakwiriye ko imibiri yacu nayo tuyirinda, tukayikorera ubudahangarwa buhagije. Mubikora mutikingiza se? Ntabwo handitswemo ngo tutikingiza, ariko handitswemo ko imibiri tugomba kuyirinda. Nose ubu ni rwo rukingo rwa mbere uhawe? Turi abana baradukingiye. Izo badukingiye turi abana zari zarakorewe ubugenzuzi, ariko izi za corona nta bugenzuzi buhagije zakorewe. Ariko bwarakozwe ko ntago bafata urukingo ngo bajya kurutera abantu batarukorewe ubugenzuzi. None kuki batubwira ngo nitugira ingaruka tubyirengere? Kuki bo batazirengera bo baruzanye? Nuko bazi ko zirimo. Barabizi ko ingaruka zirimo. None ntago bavuga ngo mwikingize twabigenzuye neza, ingaruka zabaho tuzazirengera. Ahubwo urasinya ngo nikingije ku bushake, ingaruka zizabibamo nzazirengera. Ariko kugera uyu munsi nta muntu wari wagira ikibazo cy'urukingo. Kandi ntekereza ko niba leta ishinzwe kurebera abaturage, uyu munsi ikaba yararebye igasanga urukingo nta kibazo rufite, kuki mwumva ko hari ikibazo gihari kuba abantu bafata urukingo?
ntekereza ko leta ikunda abaturage bayo. Ngewe ku giti cyanjye nakwisabira na perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame ngasaba na madame we bakanyemerera ngakomeza izi ngamba igihe cyazagira nkazakorerwaho ubushakashatsi bavuga bati burya kwirinda biruta kwikingiza. Nukuri ngiye nkaguma ngafata ingamba z'agapfukamunwa ngafata ingamba zo kwipimisha kenshi gashoboka bareba koko niba ndi kubyubahiriza kandi koko maze kwipimisha 3 nipimishije 2 ngiye mu mahugurwa ya BRF nari umwarimu kazi wigisha icyongereza nagiye mu mahugurwa ya BRF iyi ni tablet bari barampaye ngiye kuyibasubiza mu kanya ubwo rero nipimishije 2 njya muri examen njya no mu mahugurwa ndongera nipimisha ngiye mu nama yari yahuje abo mu nzego z'ibanze ku Nyundo igihe hari habaye inama ya ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yabereye ku Nyundo mu kwa 12 ngira ngo nyuma y'amatora y'inzego z'ibanze kubera ko nanjye nari natowe mu bahagarariye abagore ku kagari nari nagiye mu iyo nama nabwo naripimishije basanga ndi muzima sayizi rero ngiye ndi muzima kubera ko nubahirije ingamba zose yavuyemo kwikingiza. Hari ahantu barakomeje kuhitsa ngo muri ruka havuga ngo iki? Muri ruka havuga ko hazabaho intambara hakabaho ibishyitsi hakabaho indwara z'ibyorezo hakabaho ibintu bikomeye n'ibimenyetso bizamanuka biva mu ijoro bikamanukira ku isi. Ibyo byose ko nitubona bije tuzaba amaso tugasenga tukararama. Ariko corona ntago ari cyo cyorezo cya mbere kije ku isi. Hari ibindi byorezo byinshi cyane byaje kandi byose byagiye bishakirwa umuti. Corona rero kubera ko corona muri kuyiha umwihariko. Corona impamvu nyiha umwihariko yaje itungura abantu itunguye isi yose. Imaze gutungura isi yose nabo batanguranwa bashaka kuyikumira ariko bayikumira byihuse bashyiramo ibintu by'urukingo kandi urukingo batararugeragereza ku nyamaswa ku bantu bakeya babyemeye bahise barushora mu bantu bose batera bataramenya n'ingaruka kandi muri izo zindi nkingo za mbere nubwo ntize ubuganga ariko nzi yuko zabanzaga kugeragezwa bihagije. Izi za corona rero ntabwo zageragejwe bihagije bahise batabaranya baravuga bati reka tube turebye ko hari icyo byatanga. Yari ibintu byo kuvuga ngo reka tube turebye icyo byatanga ntabwo byakabaye biterwa abantu bose byakabaye biterwa abantu bake kandi babyemeye kandi nabo bazizanye bakavuga bati aba bantu nibagira icyo baba tuzabibazwa. None bo baraje bateye abantu bose inkingo zitageragejwe bihagije nibarangiza ngo uzagira ingaruka ngazirwarize ubwo se ibyo bintu rumva bitarimo ikibazo. Reka turebe ubundi ikibazo ubona mu rukingo nyacyo niki mutekereza ko hari ikintu bashyizemo gishobora kwica umuntu ntago ndumva ngi ikibazo kirimo kuko nibe corona igiye kumara imyaka 2 ntekereza ko imyaka 2 niba ari ukugenzura urwo rukingo baragigenzuye ku buryo ntago wanyejya kunyemeza ko mu myaka 2 urwo rukingo rutagenzuwe. Sinabihamya kubera yuko urukingo rwaje gutyo ngewe ku giti cyanjye ariko ntago mvugira abandi. Yego ku giti cyawe. Ku giti cyanjye. Ku giti cyanjye nakoze ubushishozi ndavuga ni reka mbe ndetse mbe mfutse umunwa mbe ngiye mu ntera mbe nkaraba ndebe iby'urukingo mbe mbiretse gatoya. Noneho ndabireka kandi koko mbiretse nkuko nabivuze no ku karere mbona nta gisubizo inkingo ziri gutanga kirambye. Kucyumva ko nta gisubizo kiri gutanga. Ntacyo. Habanje haza corona ya mbere batera abantu urushinge. Hahita haza indi ngo yitwa Delta babatera urushinge. Haza Omicron bagiye kubatera urushinge. Hari nindi numvise ngo yitwa Ihu nayo yo ngo ntiri gukangwa n'inkingo. Hari indi numvise muri Isiraheli yo ntago nzi izina ryo ngiri kuvanga ngo nimba ari Delta na Omicron bikabyari ki ngo nimba ngo ari Delta n'ibicurane sinzi ukuntu bari kubivuga ariko ndi kumva inkingo bari gukingira abantu zitari gutanga igisubizo. Nk'ubu mu kigo nkoraho iki cya GS Rambo nkuko bigaragara kwitabira nayo ngiye kwirometa mu kanya. Mu kigo cyacu umuyobozi w'ikigo yaranduye kandi mbizi neza ko yari yaratewe inshinge 2 zimukingira. Abarimu 3 nashatse kuvuga amazina kubw'umutekano wanjye batagira ngo nabajyanye mu itangazamakuru batabishaka 3 mu kigo nkoramo baranduye ubo bari mu kato. Ubwo rero nahise mvuge ni se ko bakingiwe 2 bishoboka ko muri bo harimo n'uwari warishimangije urwa 3 wanduye uri mu kato ubu ngubu. Gero ku bwanjye nkabona ziriya nkinga atari cyo gisubizo. Ariko kugeza uyu munsi turebye yenda kwijanisha mu Rwanda impfu zaragabanutse z'abantu ba corona kandi byatewe nuko abantu bagiye bikingiza. Simbihamye.
nuvuga ngo impfu zaragabanutse cyane rwose. Kugabanuka nabyemera. Kuko hari nk'igihe tumare nk'icyumweru nta muntu wishwe na corona. Ibyo byo ndabyemera. Kandi byatewe nuko abantu bagiye bikingiza. Icyo nicyo ntari kwemera. Oya niko kuri kuko nuvuga ngo ubudahangarwa bw'umuntu wabwazamutse. Nuvuga ngo iyi gufashe ntago ikuzahaza. Ntago uzahara byo kuba wagera. Ahubwo igufatite kuko udashkumba kuyirinda. Igufatite. Urumva nyine ni cyo rukingo rumaze. Nuvuga ngo rurakurinda ku buryo rwongera ubudahangarwa niyo warwara ariko ukaba utaremba. Oya ngiye mfite ikibazo kuri abo bandura ahubwo. Bandura byagenze gute giye ko ntari nandura. Bandura kuko nyine ni indwara yandurira mu mwuka. Hari umuyobozi umwe ntari kwibuka wigeze kuvuga ngo kwandura no burangare bw'umuntu kandi koko ngiye ko ntari nandura. Bajye bapfuka umunwa. Bajye bapfuka umunwa bakarabe ku gihe birinde kujya mu kajagari k'abantu. Abo bari kujya mu nsengero ngo barikingije bari kugeramo bakirara bajya gusohoka bakabyiganira mu muryango bakanduzanya. Ariko ngewe wapfutse umunwa ntacyo nabaye. N'urwo rusengero ntago ndujyamo. Ese ubundi kubwa utekereza ko izi nkingo zishobora kugira ingaruka ku bantu? Nabyo ndabitekereza kubera ko nk'umuntu wize ntago nize menshi ariko ayo nize harimo psychology. Psychology yaratubwiye ngo umuntu yageze ku isi ayoborwa na heredité na miriye. Muri miriye rero bivugwa yuko izo ngaruka zihari mu binyamakuru byinshi hirya no hino. Kandi iyo miriye nayo iratwafegita cyane. Igira influence mu buzima bw'umuntu no mu mitekerereze ye. Rero kuba hari amakuru menshi abaganga abanyamahanga n'abanyarwanda bagenda bavuga ko bifite ingaruka nabyo ntago nabihakana. Byaranyinfluenceje nabyo mu bintu byatumye nkomeza no gutinya. Nabyo birimo. Utekereza ko kuba ibyo utinya muri urwo rukingo bidashobora kuba mu bindi bintu umuntu afata? Hari inkingo zo mu bwana, hari imiti. Uyu munsi ntekereza ko iyo urwaye ujya kwa muganga. Ibi byose kuki ibyo utabitinya kandi byarakorewe aho izo nkingo zakorewe? Iby'izi nkingo byo nyine niho hahandi mwuka wera agenda twongorera akaduhishurira ati bugi byabanje byari bimeze utya ariko ibikurikiye bimeze gutya. Ibi bikurikiye rero bigamije no gushyiramo abantu microchip nuko byitondera. Microchip ngigenzura umuntu. Uzi ko ngewe n'igihe nigaga i Kigali ngewe maze igihe nyoborwa n'umwuka w'Imana. Nakubwiye ko nigeze kwiga Mount Kenya mva Nyabugogo nkajya kwa Dodo. Sinigeze mfata tap and go. Utekereza ko tap and go nayo ifite ikibazo? Mbo ku bushishozi bwanjye ku giti cyanjye atari rusange. Utekereza ko ikibazo ari iki? Nene ibintu byose bije ari inzaduka. Twe ngiye ku giti cyanjye. Ntago mpita mbijyamo. Ubu ni ikintu kitabaye inzaduka? Nyine iyo byadutse turirinda tukabijyamo tumaze kumenya ibyari byo niba ntacyo bitwaye. N'amajipo hari amajipo yigeze azafite agapasura kera nkiri mutoya nabwo kuri ADPR nuko buno badohotse bagiraga ubushishoza ko bati izi jipo zije zisatuye gutya nizi kuzimu n'ibiki ubu basigaye bazambara kuko basanze ari modeli. Wowe se ntiwayambara hari ikibazo? Ubu nanjye nayambarira agapasura ariko katarangaje abantu. Uyu munsi kugeza uyu munsi na tap and go nagwa yikoresha? Nago ndamenye uburyo ikora nayo nago napfa kuyikoresha. Hari ibindi njye numva ngo bakoresha igikumwe ibyo nabyo nago ndabikoresha. Jya muri service ukoresheje igikumwe. Ngo nayo nta wayikoresha? Nago ndabikoresha. Bibaye ngombwa ukabona uyu munsi wahagaritswe ku kazi. Ukabona akazi ahantu muri service runaka bakoresha fingerprint kugira ngo oya ntago nagakora. Nuvuga ngo ntago ushobora kugakora. Oya. Iki utekereza ko harimo iki kibazo? Ko harimo ni ibintu biri gukorana n'amaraso n'umubiri ugomba kurindwa ibintu byose. None urafata umubiri ngo kubisa ahantu ngo bigiye iriya oya. Ariko se ubundi tugarutse gatoya. Ubundi tukwe kurinda umubiri cyangwa tukwe kurinda umwuka uturi. Byombi. Mu Batesalonike. Wenda urihangana sinzi niba ndagutinza. Oya nta kibazo. Abatesalonike ba kabiri nashakaga ariko naryo reka ndikoresha. Twite bakunzi ba The Voice 1 TV reka twongere tubasuhuze aho mirere hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba n'uburasiro bwaryo umujyi wa Kigali abakunda ibyo dukora muranze gihugu mwese reka dukomeze kubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza. Umunyamakuru aracyari Mr Updating bisanzwe igitangaza amakuru cya mbere mu kwagezaho amakuru abagezweho iracyari The Voice 1 TV. None turi mu rukerera rwa tariki 30 z'ukwezi kwa 2024 rwose namakuru agezweho hano kuri The Voice 1 TV akaba ari amakuru ateye ubwoba cyangwa se akaba ari namakuru ababaje kuba atari bacya by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mwamaze kumenya ko mu Rwanda hamaze kugeramo virusi ya Marburg ndetse akaba ari indwara ikomeje kugenda ihitana abatari bakeya. Rero mbazaniye update muri aya masaha y'igitondo cya kare kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2024 rwose urabona ko biteye ubwoba.
ni imibare mbonye ndavuga ni iyi update uko byagenda kose ngomba kwibwira abanyarwanda izi ngamba zimaze gushyirwa hanze na Minisiteri y'Ubuzima ngomba kuzigeza ku banyarwanda ndetse n'imibare y'abantu bakomeje kugenda bitaba Imana bazize iki cyorezo cy'ivirusi ya Marburg urabona ko iteye ubwoba. Update ya mbere kuri iki cyorezo navuga ko hongeye kuyihera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko ambasade ya Amerika hano mu gihugu cy'u Rwanda yamaze gufunga cyangwa se yamaze guhagarika zimwe muri serivisi rwose yatangaga mu rwego rwo kurushaho gukumira icyorezo cyangwa se kwirinda ko hano kuri ambasade rwose hagaragara kino cyorezo. Ni itangazo rigira riti ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yasabye abakozi bayo gukorera mu rugo guhera kuri uyu wa mbere tariki 30 Nzeri 2024. Ni ingamba zafashwe mu kwirinda icyorezo cya Marburg cyatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima hano mu Rwanda. Ambasade yatangaje ko serivisi zose zasabaga ko abantu bahura n'abakozi bayo zibaye zihagaze zirimo izihabwa abafite ubwenegihugu bwa Amerika n'ibazwa rijyanye no kubona visa cyangwa se interview. N'uburyo babazaga wenda abantu bashaka visa mu buryo bwa interview cyangwa se gukora babaza imbona nkubone. Iyo serivisi nayo yabaye ihagaze, abakozi basabwe kuba batagomba guhura n'abandi bantu ndetse basabwa ko bagomba gukorera mu rugo. Iri ni itangazo rya ambasade ya Amerika muri aya masaha rwose iki gitondo rimaze kujya hanze mu masaha make yatambutse bakunzi ba The Voice 1 TV. Indi update rero kuri kino cyorezo nuko Minisante imaze kugaragaza amabwiriza agenga cyangwa se uko abantu barakomeza kwitwara muri iki gihe muri bihe by'icyorezo ndetse n'uburyo kinakubwira ko imibare yamaze kwitaba Imana bamaze kugenda biyongera. Ni itangazo rigira riti amakuru masha kuri virusi ya Marburg tariki 29 z'ukwezi kwa 9 2024 abanduye virusi ya Marburg abantu 26 abari kuvurwa abantu 18 abapfuye babaye 8 ubwo Minisante yandikaga iri tangazo ariko itishe iteranyo guteranya abandi babiri. Ni ikimenyetso cy'uko bano babiri biyongeye bapfuye Minisante igitanga update kuko iyo baza kwa bari bapfuye kare Minisante yabimenye bari kwandika ko hapfuye abantu 10 ahubwo bari bamaze kwandika update yuko hapfuye abantu 8 babona indi update yuko hari abandi barwayi babiri nabo bahise bamaze kwitaba Imana. Igikorwa cyo gupima no gushaka abahuye n'abarwayi kirakomeje. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg: umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Uko wakwirinda: irinde kwegerana cyane cyangwa gukorana ku muntu wagaragaje ibimenyetso. Gira umuco w'isuku aho waba uherereye hose. Nyaboneka banyarwandakazi dukomeze kwirinda. Amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Marburg hano kuri The Voice TV ni itangazo rya Minisante narundi rimaze kujya hanze tujya kuza gusoma rwose. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Abari batangaje gahunda ya guma mu rugo murumva ko batangiye kugenda batusha cyangwa se guma mu karere oya. Hano itangazo rya Minisante rirasobanutse riravuga ngo abaturarwanda bose barasabwa gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe ariko bakita ku isuku no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Cya kabiri, irinde kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso. Gira umuco w'isuku harimo gukaraba intoki. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg birimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo ndetse no kuruka. Mu rwego rwo kwirinda ubucucike ni cya gatatu, mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mavuriro iyi minsi gusura abarwayi mu mavuriro yose bibaye bisubitswe mu gihe cy'iminsi 14. Umurwayi yemerewe kugira umurwaza umwe ushobora gusimburwa. Amavuriro yose arasabwa kugena uburyo bwihariye bwo kwakira abaje bagaragaza ibimenyetso bisa n'ibya Marburg hakoreshejwe uburyo bwo kwirinda bwagenwe buzwi nka EPC. Igihe uwanduye yazize Marburg nta kiriyo gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'icyorezo ku bagize umuryango n'abatabara. Gushingura uwazize Marburg byitabirwa n'abantu batarenze 50. Birabujijwe gukorera imihango yo gusezera ku witabye Imana mu ngo, mu nsengero no mu misigiti. Iyo mihango izajya ibera mu bitaro ahabugenewe kandi yitabirwe n'abantu bagenwe.
gukurikiza aya mabwiriza neza ni umusanzu mu kwirinda no kurinda abandi iki cyorezo. Ingamba z'inyongera ziraza gutangazwa mu minsi mikeya iri imbere bitewe n'uburyo iki cyorezo na n'ubundi kiba gikomeje kugenda cyaguka. Murumva ko Minisante rwose yaburiraga abantu hano bakunzi ba The Voice One TV. Bakunzi ba The Voice One TV, wenda iyi nkuru nyigarukaho nanayigiraho cyane, nahamya ntashidikanya ko abanyarwanda benshi mwamaze kumenya ko mu by'ukuri ari ibintu bibabaje, ibintu biteye ubwoba, ariko nanone byange bikunde abanyarwanda turasabwa iki? Nubwo wenda iyi gahunda yaguma mu rugo itaremezwa, ariko irashoboka. Nubwo bwose abapfuye murabona ko imibare iragenda yiyongera umunota ku munota. Ejo mu masaha ya mu gitondo update y'abantu bari bapfuye twabonaga ko hari hapfuye abantu 6. Kugeza ku isaha y'umugoroba hagaragaraga imibare ko hamaze gupfa abantu 8. Muri kino gitondo cya tariki 30 ubwo ni ku isaha y'isa 7:50 hagaragara ko hamaze gupfa abantu 8 uteranyijeho 2, ni ukuvuga ngo ni abantu 10. Nababwiye ko iki cyorezo mu nkuru abageje hano kuri The Voice One TV, wenda nuko iyo nkuru mutanayirebyira hasi niba ushaka no kongera kuyumva uze kuyumva. Abari bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cyangwa se muri bimwe mu bihugu bya Afurika aho kino cyorezo cyagiye kigaragara, abenshi bagiye bapfa. Ugasanga mu bantu 10 bakirwaye 9 bose barapfuye. Ugasanga mu bantu 30 bakirwaye bose barapfuye. Banyarwandakazi, iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo twumve ingamba Minisiteri y'Ubuzima idusaba, zirimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, zirimo kwirinda gukoranaho, zirimo kwirinda kujya hahurira abantu benshi, kubera ko iki cyorezo cyo kiriho kirica nta mikino gifite. Banyarwandakazi, kwirinda urupfu biri mu nyungu zawe, bikaba mu nyungu z'umuryango wawe, bikaba mu nyungu z'igihugu cyose muri rusange. Dukomeze kwirinda iki cyorezo cya Marburg. Banyarwandakazi, ndabakunda cyane. Yari Mr Update hano kuri The Voice One TV. Nabimaze kubabwira ko ambasade yamaze gufunga, serivisi yatangaga zisaba ko abantu bakoranaho, nukuvuga ngo imiryango ya ambasade iraza gufungwa, hakoreshwe uburyo bw'ikoranabuhanga gusa. Serivisi zitangwa n'izitangirwa ku ikoranabuhanga kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni itangazo iyi ambasade yashyira hanze nyuma yo kubona uburyo kino cyorezo gikomeje kugenda cyaguka. Indi update nababwiye ko abamaze kwitaba Imana ari abantu 10. Indi update mbabwira ko abarwaye kugeza amagingo rwose bamaze kwa cyangwa se abari kwitabwaho ari abantu 18 n'abaganga. Niko hano itangazo ryabigaragazaga ko abitabwaho n'abaganga bamaze kuba abantu 18, sibyo? Abakivurwa ni abantu 18, abanduye bari abantu 26. Banyarwandakazi, ni igihe cyiza cyo kugira ngo nanone dukomeze kwirinda iyi virusi ya Marburg. Nyaboneka, mu gihe ubonye ibimenyetso ihutire kuja ku ivuriro rikwegereye cyangwa uhamagare ku 114. Ubu butumwa burabareba. Nyaboneka, igihe ubonye ufite ibimenyetso hamagara ku 114. Bakunzi ba The Voice One TV, dukomeze. Reka dusoze n'isengesho dusaba Imana kuturinda kugira ngo ibi byorezo byateye n'ubundi nk'uko yaturinze muri coronavirus yongere iturinde ku bwa Marburg na Monkeypox. Ubuzima bwacu buzira umuze, Imana ibushyireho uburinzi bukomeye, kuko ariyo yonyine ibasha kuturinda. Niyo yarinze Abisirayeli bari muri Egiputa ubwo ibyago 10 byateraga. Abayisirayeli nabo bari muri Egiputa, ariko ibyago byageraga ku banyegiputa, Abisirayeli ntibibagereho. Byose rero Imana irabishoboye kuturindira mu gihugu kirimo ibyorezo ntibidufateho. Reka tube maso, dusenge kandi tuyizere, tuyiringire, tuzi neza yuko izagira ute izabidufashamo. Mbere yuko dusoza, reka mbasomere isomo ribahumuriza, ribakomeza muzagenderaho muri iyi minsi kugira ngo mutagira ubwoba nk'abandi bose. Reka dusome muri Luka igice cya 21, dusome duhere ku murongo wa 10, turaza gutaruka dusome ku wa 28, twongere dutaruke epfo dusome uwa 34. Luka ibice ni 21, duhere ku murongo wa 10, turagenda dutaruka imirongo imwe kugira ngo muhumurizwe, mumenye ko ibi biri kuba Bibiliya hari icyo yari yarabivuzeho nuko tuzabyitwaramo. Dusome mu izina rya Yesu. Luka 21 umurongo wa 10 haravuga ngo, arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye,
babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka, babahora izina ryanjye. Ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya. Nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge, ibyo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe. Muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Imana ishimwe. Reka dusome n'umurongo wa 28. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 34 haravuze ngo, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Amen. Murakoze cyane. Aya ni amagambo yo kubakomeza. Ibi biri kubaho ntago ari uko Imana itabizi, nta nubwo ari uko Yesu waducunguye atabizi, ahubwo yarabitubwiye. Aha turasomye ngo ibyo ntibizabura kubaho, ariko tuzararame turebe mu ijuru, kandi tuzabe maso tutazatungurwa. Hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Ubwo n'abazapfa nabo isaha yabo yageze, kuko twese tuzapfa, kandi gupfa si ikibazo. Ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Hanyuma Umwuka Wera akavuga ati ye baze baruhuke imiruho n'imihati yabo, kandi imirimo bakoze izibakurikiye. Ni ukuvuga twihatire gukora imirimo myiza, kugira ngo izi ndwara z'ibyorezo abo zizahitana bazagende bejejwe. Ese intambara ziri hirya no hino, abagwa muri izo ntambara b'inzirakarengane bazagende bejejwe. Abicwa n'inzara hirya no hino ku isi bazagende bejejwe. Indwara z'ibyorezo, inzara, intambara, impuha z'intambara, ibishyitsi, aribyo mitingito yarabaye, amaze akajya agwira abantu, ariko abapfuye bizeye Umwuka yaravuze ngo ye baruhuke imiruho n'imihati byo mu isi, imirimo bakoze myiza igenda ibakurikiye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana rero, twiragize Imana kugira ngo ariyo ibasha kudufasha no kudukomeza muri iyi minsi y'imperuka itatworoheye. Nyiringabo Imana, ndagushimye, gushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, gushimiye ko utangaje, utandukanye n'abantu cyane, urera ugakiranuka muri byose udukorera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino ubane natwe rero, tugirire neza muri iyi minsi y'imperuka, urwanye ibiturwanya, uhiga ibiduhiga, kandi abapfa nabo bapfe bejejwe. Mwuka Wera yikiriza ati ye baruhuke imiruho n'imihati yabo yo mu isi, hanyuma imirimo bakoze myiza igenda ibakurikiye. Urakoze, ndagushimye ko gupfata ari igihombo ku mukiranutsi, ahubwo ari inyungu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino ukomeze abantu bawe, abanyarwanda n'abanyamahanga, abagore n'abagabo, abasore n'inkumi, abakecuru n'abasaza, abakuru n'abato. Hereza abantu bawe kuva mu byaha, bategereze bihanganye kandi bizeye ari inyangamugayo, kugira ngo naho urupfu rwaza, imiruho n'imihati bayiruhuke yo mu isi, ahubwo imirimo bakoze myiza igenda ibakurikiye, ibageze imbere yawe amahoro. Urakoze, ndagushimye Mana kubanye natwe muri iki kiganiro, kandi ko ukomeje guhumuriza imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Naho ubutaha, murakoze cyane.